yego mwa nasi ko waronkereje komera ubuka ko ndi mwene Gakwaya nyine ndabizi niyo mpamvu nagutoranyije simbuzi imiryango umudugudu gose simba ntafaje na serwe ariko navuze ni oya kiracene tururu hajyaze kose kiracene Gakwaya kirakerebutse utimbarare kuki uharanire ko inkwano bataraduca menshi simwe simba biyonyana yimbwa nyine nibagera ku nka ubirwanya uvuge ko dufite ibyana bibiri by'inguru ubwo ndahera ku cyana kimwe cy'ingurube none nibashaka kongeza none tubigire ntabwo nakora ku hene yanjye aho singire gupfiki tuwo kubiri igitana mu nguti yari ikindi abaraza nzani narindi kode nimbi ufite ngo nize ukora cyanoza akangana none si ubu witeguye warangije Manari ari kwagenda gutya umeze guca gusabira umujyane sare ikindi usiwoga pawe ubu wahagarara imbere y'abantu mu bushitsi ukavuga ijambo none se narindi ko nubukumeza uko nta wagutandukanya n'itofu ngarekanze kubyoganza yanda kuri byabi kanze nkurebere narinda guca ndagukurira ibihumbi 10 none umizi ko 10 gose ndaguhica 5 manzurizane hanyuma siko tujanye inzoga nawe kurazihohomera baguha n'ibijyo ukajya ukava ibondo ryegutse uku wareka kungora cyo kurya aho nyine wingora David nizara yakuje genyuye kankurebera igote ryari ndanaga ku misiyoni Sibyemewe ngo ugire aho wicara wegamira ibintu byanduza nubwo wanyambura kabisa kanja tenagaruva nanjye mitemera nk'umupaturo izo myenda iyo nzambaye mu misambaga ameze nka musenye ubwo benshi bazikubonaga mose ni baramenye yuko ari za dore wirinde no kwiseganya tagira urudodo ruva ku semera nk'umupaturo nyine muze kuri cya kintu turiho cy'inkwano ndahera ku cyana kimwe cy'inguru nibisaza bakisararanga bite mbongeza ikindi sufite cyane cy'inguru bikindi yarugore wagitanga nawe reba ukuntu urabikora naya nkuko niyo twayitangaho byose bikaba uvuze nke nkuko ya none se muzakugira ntanga ya hene se batanga bagatwara ya nkuko ya ngo ntiwambwiye ngo uzi kuvuga imisango mwa tangiye gutuma ngukemanga ndabizi muze mwikorere we muze ko mwari mukerewe muze ubwo noneho babahungu sibo ariko ubwo nabo babahungu baraje nabo aho hepfo komera nabo ego sikudasazaga we umutware wawe ari he araje ari mu nzira ubushitsi arega ni kare naweho ukwiye kubiki maso uramenye iki nayira nkuko n'ingurube byose turabitanga sabageze ngira izuba ntiri nameze nabira harya ngo nge nusubiremo numve murakoze kumpa ijambo vipi se musaza salama nawe mucecu salama ahantu harasha kabisa turabirya ceceka iryo niryo jambo nakubwiye uravuga hereza iryo koti mbyivugira siko numva musubira namwe
mutwihanganire ikibazo cya tekiniki nkojeje isoni ngo kiri gute mu cyacu fata iyo mbwira kare kutabishoboye tubashimiye ubwuzu n'ineza iganje mwatugaragarije kuva ku myugariro tukagera hano mu mbuga mwakoze bigaragaza neza ko mufite umwari umwazi umwanda tubagendereye rero turi umuryango gufite inkomoko mu ntara enye z'igihugu tuvuye ajya ni iyihe ntara duturutse ntara tuzireke tuje nk'abagize umuryango wa Bijiyobija Geregwari tubagendereye tuje gusaba inka se iki inka iki ni umukobwa umukobwa ngo nk'uko u Rwanda rutemba amata n'ubuki ngo ntakagira ugenderera mugenzi w'inkokora zireba hejuru oya zireba inyuma natwe rero ntumva se natwe tubagendereye dufite ikibindi yego reka mpakuruke nkwakire yego uyu mukobwa rero ureba ni uruhehemure ndamubona ariko undi waretse nkamanza nkamusuhuza waretse nkamanza nka uraho si we wikoreraga iwacu yego ariko baramuncumbushije mu muryango ngo aja ntwaza igihe ngiye guhura n'imfura nkawe ubwo si umusuhuje none aba yicaye hariya ntakagutinyuke rero ngakimirana agenda kimirana ubwo rero umuryango gwa Geregwari umuryango buriya Geregwari yagize imigisha zigera muri enye bwa mbere niwe rukirya ruzima rwibaruka abakobwa n'abahungu akagira urutoke rwiza rw'ingaga n'inka nziza z'imfirizoni zimakamira bacira akarurutega n'abarazi ijoro riguye ubwo akagira n'imivure nziza z'indoha n'ibibindi bya rutumbido bya rutumbindiba aho rero niho yadashe ati genda uncirire iyi Fideli mu gitaramo cyabo cyo gutegereza kugaruka kwa Roho Mutagatifu ariko yambwiye ngo iyo ni inyibaha ngo sinyisogongeraho unyita iki se ahubwo ngo ni inyibaha mukaza kunsaba ijambo hari indi ngo yo kubaha ijambo none si iyo yitwa iki nyine ubwiyi iri ni ituro ni intwererano nk'abantu mwashyize igitaramo yego natwe tugiramwo abantu b'abapasiteri n'abantu b'abarokore basenga Imana cyane ubwo ari ituro rero reka ndihe abashinzwe guturisha ariko ubwo mumfashe kugira nkubite mbangura n'intwererano nayizanye yego nsaba ijambo nkasaba rwa ruhehemure rwanje yego kimirana nyemera rero manze nyikuri kiremero nawe ugire maze usogongereho ni umuzigizigi ni umuziga ryinyo somaho iki noneho somaho wewe wumva uko imeze reka nze mpfundure some wumve ko ikunyuze nikunyura nanje mbonaho nkunyura nkubwira ikingenzi yewe banza ukuremo ibi wasizemo ngo niri mibira oya harimo umuhanga hakabamo kazi ngashi n'umuhati nikora inzoka nyimwe nta banzu yimwe nunaguka banzu siyisome biragurya bamwa
Mbana wagira ibiro wagira ngo ni bya bintu njya mbona bimeze nka gaze. Ariko ntacyo reka nyubwo nawe udapfuye. Ariko si umpaye ijambo se. Si ntiwari ugiye. Mvugo muhogo. Eka nongere no. Yitikuri hajya yagutikura nkabona aho. Komera. Yewe inzoga ikwijambo. Kubwo mu kureba. Ngaho cyo vuga. No bihonye